Bavandimwe nkunda inshuti z'akadasohoka tudahwema guhurira mu biganiro bitandukanye by'ubuzima, ndabasuhuje muraho neza, amakuru yanyu nimugire amahoro y'Imana. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Paul enseignant naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Dukunze guhura mu biganiro bitandukanye by'ubuzima, nibyo nibandaho, niyo maraso yanjye, niyo mpamvu ari byo nibandaho mu buzima bwa buri munsi. Kandi ni byiza yuko abantu bashishikarira ubuzima, kuko ufite ubuzima bwiza abasha no kugera kuri byinshi. Nibyo uyu si umugani, abantu benshi bakunda ubuzima, gusa birababaje kuba abantu bakunda ubuzima ariko ntibatandukanye n'ibizambya ubuzima. Ni umugani usekeje kubona umuntu yiruka ku buzima ariko ibimusenyera n'ibimwambura agendana nabyo. Niyo wabimubwira inshuro 7 nyinshi cyane umuhwitura ngo abireke, akaba atatandukana nabyo. Mu gatabo kamwe kitwa imibereho yejejwe cyangwa ubugingo bwiza, baravuze ngo hari umubyeyi wari umukristo ariko yaranze gutandukana n'ikijigo. Abasaza barabizi, ubwo ni inkono y'itabi. Umunsi umwe baramubwiye ngo ijuru ni ryiza kandi rizagerwaho n'abantu batunganye. Arabyishimira, arabiririmba, maze aho bigeze baramubwira bati rero mukecuru, niba ushaka kuzajya mu ijuru, iyi nkono y'itabi izagutangira, ntabwo uzajyayo. Maze umukecuru arabareba, agira agahinda kenshi, aravuga ati bana ba, niba ijuru ryambuze inkono y'itabi riragatabwa, ntaryo nshaka. Bishatse kuvuga yuko abantu bashaka ibyiza ariko ibyatuma bagera ku buzima bwiza ntabwo bashaka kugendana nabyo, ahubwo ibibambura ubuzima bwiza nibyo bashaka kubana nabyo. Nk'ubu twibajije tuganira tuti mu mwotsi w'itabi habamo iki? Gutumura itabi pe, ugasanga umuntu ati njyewe ntabwo narara ntatumuye umwotsi w'itabi. Kunywa itabi ni kimwe mu bintu byangiza ubuzima cyane, ariko bikaba n'imwe mu ngeso igorana cyane kureka kubera imiterere ya nikotine ibamo. Ubu ni ubumara buba muri nikotine, kimwe nuko mu nzoga naho habamo ubumara buzirika abantu bugatuma batazivaho. Kubw'ibyo rero nikotine niyo ituma abantu bizirika ku itabi, ndetse ugasanga ntabwo babasha guca naryo kubiri. Iyo nikotine yinjiye mu mubiri ituma ubwonko bwumva ari nk'aho butekanye cyangwa buhugiye mu munezero, bigatuma umuntu agira ubushake bwo kongera kuyikoresha kenshi. Ariko uko niko igenda ibuza umubiri gukora neza, igasenya imyanya ishinzwe ubuhumekero, ikangiza umutima, ikongera umunaniro no gusaza hakiri kare. Bituma abantu basaza vuba, ntibasaze ngo barame igihe kirekire nk'abantu ba kera. N'ibyo kurya n'ibyo kunywa binjiza mu mibiri yabo ya buri munsi, ugasanga babaye babazenge. Gusa si ngombwa gukoresha imiti cyangwa ibiyobyabwenge ngo ureke itabi. Hari uburyo karemano bworoshye kandi butekanye bushobora gufasha umuntu kugabanya nikotine mu mubiri, kongera ubuzima bwiza no kugarura ububasha bwo kwifata. Muri ubwo buryo harimo umutobe w'ibinyabutabire karemano uvuye mu ndimu, karoti, mante ndetse n'ubuki. Ibiribwa bifite intungamubiri zifasha umubiri gusohora uburozi, gusana ibyangiritse n'itabi no kugabanya ubushake bwo kongera kurinywa, umuntu akagira ubuzima bwiza. Umutobe w'igisheke nawo ni ingenzi cyane, ntarawibagirwa. Reka mpere ku mutobe w'igisheke. Hari abantu benshi bashatse kuva ku itabi ariko birananirana bitewe na ya nikotine nababwiye. Ubugoro ni ububata bubi cyane buzirikira umuntu ku mwotsi w'itabi, akumva atabasha gutandukana n'itabi bitewe na nikotine. Ariko mu bisheke harimo za sakarose na karemano na za glucose karemano zituma umuntu agwiza imbaraga zo kubasha kwifatira ibyemezo ndetse no kwitarura ibintu bimutera indwara. Yabigenza ati mugabo cyangwa se mugore, niba ushaka kuva ku itabi cyangwa se ukaba waragerageje inshuro nyinshi kuva ku itabi ariko bikanga, reka nkwibwirire ibanga riri mu bisheke. Wowe shaka igisheke cyiza gifite amazi ahagije, ukirya ugihage.
ugikongore ukirya ugihage, cyangwa se ushobora no kubikora muri ubu buryo. Ushobora gufata igisheke ukagikongora hanyuma ukagisekura, hanyuma umutobe wacyo ukawukamura ukawunywa nk'uko banywa ikinyobwa runaka, hanyuma ukakinywa ukagihaga, cyangwa se ugahekenya igisheke ukagihaga. Wamara kugihekenya na ukongera ukiyegereza itabi ryawe, ukanywa amasigarete menshi ashoboka kugeza igihe naryo wumvisha uri hazi. Iyo bigeze mu mubiri bikora icyo bita mariage idakunda, ni ukuvuga ni nikotine yo mu itabi igiye kwimariya cyangwa igiye guhura na glucose iboneka mu bisheke. Ibi bintu birazirana cyane, iyo bishatse kwihuza biranga, noneho iyo byanze bihita bishigisha mu nda, ugahita ushaka kuruka ndetse no kujya ku musarane. Iyo umaze kuruka uraruka cyane pe, aha ni inzira igoye ariko yagufasha kureka itabi. Iyo umaze kuruka, iyo ubikoze nka 2 cyangwa 3, birangira umutima wawe wanze itabi mu buryo karemano, nta ngaruka bitera, nubwo bitera umuntu kuruka ariko nta ngaruka bitera. Noneho iyo umaze kureka itabi kandi nawe waramaze kumenya ko ari bibi, uba uteye intambwe nziza yo kureka itabi mu buryo bwiza. Tugaruke kuri wa mutobe wa za mbuto twari tumaze kuganiraho. Uyu mutobe ni isoko y'imbaraga zisukura umubiri. Ntuhagarika itabi ku munsi umwe, ariko ukunwa buri munsi umubiri urushaho kwisukura, nikotine ikagenda igabanuka, maze ubushake bwo kurinwa bukagabanuka buhoro buhoro. Ni uburyo karemano kandi bunoze bwafasha umuntu wese ushaka kubaho ubuzima bwiza butarimo itabi n'indwara zituruka ku mwotsi waryo. Ku bantu bamaze kugirwa imbata n'igikamba, isigara cyangwa itabi muri rusange, mwicare mbasangize ibanga ryoroheje. Namaze kuyababwira ariko ndagenda nyasubiramo, ndetse n'umutobe w'igisheke ndawugarukaho nshaka kuwusesengura cyane kugira ngo mumenye buryo ki wabafasha kuva ku itabi. Ni ukuri muce akabogi, mwicare mutekanye, mbasangize ibanga ryoroheje ryabafasha gucika ku bubata bwababoheye, kubibazambya mukoresheje ibintu byoroheje cyane. Muraho neza ariko? Nubwo mbasuhuje ntabwo nibagiye ko nabasuhuje, ariko mushobora kuba murangaye izi mpanuro mudashaka kuzikurikiza neza. Nyabuna niba mushaka ubuzima bwiza, mukora ibishoboka byose, mwubahirize impanuro tudahwema kubasangiza buri munsi. Aho mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jean Paul, enseignant et naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Ibiganiro ni ingenzi cyane, mujye mubikurikirana buri munsi, kandi nkugiriye inama wahita ukanda aho ngaho kuri subscribe n'inzogera kugira ngo ibi biganiro bitazongera kugucika, kandi nawe uzarushaho kugira ubuzima bwiza. Reka noneho twibaza ikibazo ariko tugiye gushakira igisubizo. Ikibazo kirabaza kigira kiti: mbese birashoboka ko umuntu yacika ku itabi ryaramaze kumuhindanya cyangwa kumuhindura imbata ku buryo adashobora kurirara? Birashoboka cyane rwose, kuko hari ababigerageje bakabasha kugera ku ntego nziza z'ubuzima bitewe no kubahiriza izi mpanuro nshaka kubasangiza uyu mwanya. Ibisabwa kugira ngo ukore umutobe ubasha kukuzanira ubuzima bwiza, ukakuzinura ububata bw'itabi ni ibi ngibi. Icya mbere, ushaka indimu 2 z'icyatsi kibisi nka garama 134, karoti 4 nka garama 244, ikiyiko kimwe cy'ubuki, amababi 2 ya mante meza wakoreye isuku. Ibi byose ubivanga neza. Wamara kubivanga, dore uko utegura uyu muti utangaje ukoresheje ibyo maze kubabwira. Shyira karoti n'indimu muri blender, ndavuga passoire ni igifaransa, blender ni icyongereza. Ubwo wamaze kumenya yuko ari ka mashini twifashisha dukora imitobe. Uvange neza kugeza bibaye urusukume rurekuye, nyuma wongeremo ubuki na mante, ukomeze uvangavange neza. Uyu mutobe ni byiza kunywa buri munsi mu rwego rwo gufasha umubiri gusohora nikotine no gukomeza urugendo
rugendo rwo kureka itabi. Uyu mutobe ni ingenzi cyane, nzi abantu benshi batanze ubuhamya bambwira yuko bawukoresheje bakagwiza imbaraga nyinshi zo kureka itabi. Noneho dore impamvu 5 zigaragaza uko uyu mutobe ufasha imbata z'itabi kugira ubuzima bwiza no kugwiza imbaraga zo kuzinuka itabi. Ku mwanya wa mbere, uyu mutobe usukura umubiri, kandi iyo umuntu yamaze gusukura umubiri nibwo agwiza imbaraga zo kureka ibyamwangizaga. Amazi ari muri uyu mutobe afasha gusohora uburozi bwa nikotine binyuze mu nkari no mu myanda y'umubiri, bigatuma umuntu yumva ari mushya kandi atarushye. Iyi myanda uko turya ibyo kurya bibi bigahera mu mubiri wacu, tukaba twamara iminsi 2 cyangwa 3 tutajya mu bwiherero, bidutera indwara nyinshi kandi bikadutera n'ingeso mbi. Nk'ubu ngubu nshobora kubaganiriza nkababwira yuko umusambanyikazi runaka yabitewe nuko yari ibyo kurya bibi byaheze mu mara, maze bimuzanira ibitekerezo bibi, bimwumvisha yuko yicuruje yabona amafaranga menshi. Reka mbabwire, umuntu urya ibyo kurya bizima kandi akabasha kujya mu bwiherero buri munsi, agira ibitekerezo byiza, ntabwo ashobora kurarukira mu nzira z'ubusambanyi kuko umubiri we uba utabimwemerera. Izi ngeso rero ziterwa no kurya nabi kandi ntitubashe kugira amahirwe yo gusukura umubiri wacu. Ku mwanya wa kabiri, uyu mutobe utanga vitamini C nyinshi. Indimu zitanga vitamini C ifasha gusenya no gusohora imyanda iterwa na nikotine mu mubiri, bityo ugasigara ufite ubwirinzi bukomeye n'ubuzima bwiza. Ku mwanya wa gatatu, ugarura imbaraga z'ubuhumekero. Karoti zitanga vitamini A ifasha mu gusana no kongera imbaraga z'imitsi y'ubuhumekero, inzira z'umwuka yangijwe n'umwotsi w'itabi. Iyo zamaze gusukurwa zavanyemo za nikotine, nibwo umuntu yongera gutekereza neza no kugira ibitekerezo byiza, gushyiraho intego z'igihe kirekire n'iz'igihe gito, zaba zikomeye cyangwa zoroheje, kandi umuntu akagwiza imbaraga zo kuzigeraho. Ku mwanya wa 4, utegura ubwonko kureka itabi. Vitamini zo mu bwoko bwa B ziva muri karoti no mu buki zifasha kugabanya stress no gukura akamenyero ko gushaka kunywa itabi, kandi umuntu akiyongerera ubushobozi bwo kwihangana no kwifata. Wabona aho bari gutumurira itabi, agatima kawe ntigahereyo, ahubwo ukagwiza imbaraga zo kureka itabi mu buryo bwiza. 5, uyu mutobe uvugurura umutima n'ubwonko. Amababi ya mante atanga impumuro iryohera ubwonko, kandi yongera n'ibyo bita compound cyangwa se antioxidant compound bifasha ubwonko kwirinda kanseri no kugwiza ubuhanga bwo gufata ibyemezo. Ubwo nasomaga igitabo kivuga ku mbaraga z'ibimera, nageze ku cyatsi cya mante ndatangara cyane. Ikintu cya mbere cyatumye nkunda icyatsi cya mante cyane cyane mu kugikoramo umutobe cyangwa icyayi, nuko bavuze yuko cyongera imisemburo hafi ya yose y'ibyishimo. Iyo misemburo harimo melatonine ifasha umuntu gusinzira neza. Aha noneho bishatse kuvuga yuko koze n'icyayi mu mababi ya mante ukagikora habura nk'amasaha 3 ngo uryame, byaba byiza ukavangamo ubuki. Niba wararaga wabuze ibitotsi, iryo joro ryonyine usinzira neza, bitewe nuko iki cyayi cyangwa icyatsi cyongera umusemburo wa melatonine ufasha umuntu gusinzira neza. Bavuga kandi yuko cyongera dopamine. Umusemburo wa dopamine ufasha umuntu kongererwa ibyishimo n'umunezero. Dopamine ni ingenzi cyane mu kongera umunezero w'umuntu. Ibi ngibi ubona umuntu ahorana umujinya, mahane, uburakari, gushaka kuzura intambara za ngo turwane, biba biterwa nuko uriya musemburo wa dopamine utabasha gusohorwa neza. Iyo wakoresheje ikimera cya mante gifasha umubiri kuwusohora neza,
maze umuntu akarushaho kugubwa neza ndetse no kugwiza umunezero mwinshi. Si ibyo gusa, ahubwo icyayi cya mante gifasha n'umuntu kuvubura umusemburo wa oxytocin. Umusemburo wa oxytocin ufasha umuntu kugena igenamigambi, icyo bita action plan. Hari abantu babayeho mu buzima, mu gitabo mfite cyitwa Umurimo w'Ubuvuzi, ntabwo ndasoma ayo magambo, siyo nagendereye, bavuze yuko hari abantu babayeho muri ubu buzima bameze nk'ibinyugunyugu. Iyo bumvise bajya niyo bajya, iyo abantu babajyanye niyo bajya, ibyo abantu babatekerereje nibyo bakurikiza. Mu buzima bwabo ntabwo bazi kwitekerereza. Indecisive, bagira icyo bita indecision. Baba hari abantu badafata ibyemezo mu buzima bwabo cyangwa ngo bagambirire ibyo bakora. Ariko umuntu anyoye icyayi cya mante cyamuvuburira umusemburo wa oxytocin ufasha umuntu gupanga igenamigambi, nawe akabasha kwifatira ibyemezo. Noneho si ibyo gusa, nubwo mbitinzeho, ariko icyayi cya time gifasha n'umuntu kuvubura umusemburo wa endorphine. Ku bahanga bize cyane icyo bita psychologie mentale cyangwa se mental psychology, bavuga yuko endorphine ifasha umuntu kwihanganira abandi. Mu buzima tubayeho ntabwo uzabana n'abakuvuga neza, abakwamamaza, abagusingiza cyangwa barata ibigwi n'ibirindiro byawe. Oya, hari n'abakugayira ubusa. Hari abantu babona wirabura bakavuga ngo usa n'inkono iteka, babona uri inzobe baturiya muntu apfana iki n'inyama, wagenda wihuta ngo uyu muntu apfana iki n'umurabyo ntabwo atuza, wagenda witonze ngo uyu muntu apfana iki n'akanyamasyo. Ntabwo utegereje kuzabona abantu bakuvuga neza gusa, icyangombwa ni ugushaka ubuzima bwiza buturutse mu binyobwa n'ibyo kurya, kugira ngo nugira ubuzima bwiza buzagufashe kwihanganira n'abandi. Kandi kwihangana niyo myitwarire cyangwa indangagaciro ya mbere iranga umuntu ko ari intwari. Noneho ukoresheje ibi byose, cyane cyane umutobe twavuze tuganiraho, utabuzemo amababi ya mante, wagwiza imbaraga ndetse n'ubushake bwo kuva ku itabi kandi ukabasha kurivaho neza. Icyakora mu gihe twegereje umusozo, mugaruke no kuri wa mutobe w'igisheke. Umutobe w'igisheke ni mwiza cyane, ndawusubiramo uko ukoresha kugira ngo uve ku itabi. Ufata igisheke ukakirya ukagihaga, ukiringaniza n'amasigareti y'itabi. Wamara kurya igisheke wagihaze, ukanywa n'itabi ukarihaga. Mariage ya nikotine na glucose bituma umuntu agira isesemi, akaruka. Niba bikubayeho gatatu, umubiri wawe wigwizamo imbaraga zo kwanga ibintu byatumye umererwa nabi. Icyakora niba wakundaga ibisheke nabyo ushobora kubyanga, yenda umubiri ukazabigukundisha nyuma. Noneho iyo umaze kubizinukwa, ubwo ngubwo uba uvuye ku itabi kandi ukarizinukwa hafi ya burundu ndetse burundu. Muri make, kureka itabi ni urugendo rutoroshye, ariko ni urugendo rushobora kandi rufite inyungu nyinshi ku buzima bw'umuntu. Iyo uyu mutobe w'indimu, karoti, mante n'ubuki ni kimwe mu bifasha cyane mu gusukura umubiri, kugabanya ubushake bwo kunywa itabi no kongera ubuzima busanzwe. Uretse kuvura ingaruka za nikotine, unongera imbaraga, utuma umubiri woroherwa mu gusohora imyanda no kongera ubwirinzi bw'umubiri. Umuntu ahujije gukoresha uyu mutobe n'imirire myiza, gusinzira bihagije, kwirinda stress no gukora imyitozo ngororamubiri, ashobora kugera ku rwego rwo kudatekereza itabi na gato. Kandi uko ubuzima bw'umuntu bugenda busubira mu buryo, yumva aruhutse, agira umwuka mwiza, uruhu rwe rugaruka rusa neza, ndetse umutima n'ubwonko nabyo bigakora neza. Uyu mutobe rero ni impano y'ingenzi ku bantu bose bashaka kureka itabi mu buryo karemano, butari ubwo kwiyicisha inzara cyangwa kwigomwa cyane, ahubwo ni uburyo bwo gufasha umubiri kwiyubaka, kwisukura ndetse no kongera imbaraga zawo mu buryo busanzwe. Ni inzira yoroheje ariko ifite imbaraga zikomeye ku buzima bwiza n'ubuzima bushya butarimo umwotsi. Inama: nk'uyu mutobe
buri gitondo ku nda irimo ubusa, cyangwa se utararya, cyangwa se nyuma y'ifunguro rya saa sita yenda unywe nka saa 9 cyangwa saa 10, nibura ucungane n'uko ugize inzara, uzabona impinduka mu mikorere y'umubiri no mu buryo wiyumva. Icyakora dusoza, reka mbabwire akabanga kamwe katuma mugira ubuzima bwiza igihe ushaka kuva ku itabi. Hari ikindi ukwiriye gucaho akarongo. Ni ikihe? Jya ureka kurya ibyo kurya bya nijoro. Umuntu ntabwo yagenewe kurya nijoro, usibye ububata n'ingeso mbi abantu bihanzeho. Ntabwo umuntu yaremewe kurya ibyo kurya bya nijoro, cyane cyane ko nijoro ari igihe cyo gutarama no kuruhuka gusa. Ntabwo umuntu akwiriye kurarana imitwaro y'ibyo kurya mu nda, kuko bimutera gusinzira nabi, kubyukana amavunane, kudashaka kuvuga, umushiha, kutagira apeti ihagije ya mu gitondo, ndetse no kutabasha gukora imirimo ye ya buri munsi. Mwubahirize inama tubaha, mukoreshe neza n'imiti tubarangira, byanga bikunze muzagira ubuzima bwiza kandi mwishimiye. Inshuti bavandimwe, mudahwema kubana natwe mu biganiro bya buri munsi dukunze kubasangiza, tubashimiye yuko mwamaze gukanda subscribe n'inzogera, kandi niba mwubahiriza inama tudahwema kubaha buri munsi, nizeye yuko zamaze kubageza ku ntambwe nziza y'ubuzima. Gusa wowe niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, nawe kanda subscribe n'inzogera kugira ngo ujye ugira amahirwe yo gusangizwa ibi biganiro twaguteguriye. Uwo mwanya nawe uzarushaho gutera intambwe zikwerekeza ku buzima bwiza. Ushaka kubirambura neza, wadusanga no kuri Jeanne Paul Official, cyangwa se ukaguma no kuri uyu muyoboro nawe nta kibazo, kuko tuzajya tuwunyuzaho ibiganiro by'ubuzima buri munsi, kandi ukarushaho kwanguhirwa. Umuyoboro we ni Maximed TV. Murabona ko ari umuryango mugari udahwema gushakisha ibyiza. Nawe niba ari bwo bwa mbere, injira muri uyu muryango, uzarushaho gusanganizwa ibyiza byinshi. Akaryoshye ntigahora mwitama, ntashira ararekwa. Icyakora adiyo hasubiwemo. Noneho munyemerere mbe mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye, Imana ibarinde.